ihame ry'umunsi. Nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Ibyahishuriwe Yohana 21:5, yicaye kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Andika ko amagambo ari ay'ukuri kandi ari ayo kwizerwa. Amen. Uyu munsi ndakubwira ko Imana ije kubihindura bishya. Ubuzima bwawe bihinduke bishya, mu kazi kawe bihinduke bishya, ibintu wabumaranye iminsi ugendana ndabisengeye bihinduke bishya mu izina rya Yesu. Ndabihindura bishya. Bivuzwe n'iyicaye kuri ya ntebe kiri buze kuza kubihindura bishya. Ngaho senga rino sengesho, ubwire Yesu ngo Yesu bihindure bishya, bihindure bishya, bihindure bishya. Kandi uravuze ngo andika ko amagambo ari ayo kwizerwa kandi ari ay'ukuri. Mu izina rya Yesu Kristo, we wari wihebye, nohereje ijambo ry'ubuhanuzi, ibihinduke bishya. Soje nkubwira ngo ibukuriwe iri mu bigize amahame.